twongere twigire ku birenge byawe, tugutumbire, turebe mu maso hawe heza. Wakoze ko mu buhaye umugisha wo kurira ku meza yawe, nanjye ndimo. Wakoze ku bw'aba bahungu n'abakobwa duhura muri ubu buryo, duhura kuri iki gicaniro. Wakoze nyaguhora ku ngoma. Turasenze rero ngo imitima yacu iguhundikire ubutaka bwiza, tutamenyera ibyawe ahubwo twunguka, turushaho kukugirira inyota. Ndifuza kukumenya, ndifuza kuguhishurirwa. Nyemerera amaso yacu uyahumurire kumenya ubwiza bwawe, kumenya inzira zawe. Uziburire amatwi yacu kumva imigambi yawe, ukure ibitwikirizo n'ibinure n'ibintu byose byaremerera imitima yacu bikatubuza kuguhishurirwa birushijeho. Ubidukurireho amaganya y'isi, imiruho, byaha bitwizingiraho, n'ikindi kintu cyose umwanzi yakoresha kugira ngo tutakumva kimarweho rwose, maze twihererane nawe. Urakoze papa, waduhamagariye kuba mu minsi yo gusabana nawe, yo gusenga, yo kukubwira ibyuzuye imitima yacu. Uko niko twagarutse turi abahungu n'abakobwa. Bamwe muri twe buzuye amashimwe, abandi muri twe buzuye amarira, abandi bahagaze mu mayira abiri bibaza ngo harakurikiraho iki, abandi bari mu mwijima w'icuraburindi. Ariko ibyo byose mwami nta na kimwe kigusoba. Buri muntu uramuzi ku giti cye, kuko aratubwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Urongera uratubwira ngo n'ibigishwi, inyoni y'igishwi idafite agaciro kenshi, mwiyituye hasi igapfa ngo nabwo ubimenya.